Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa Eli Scholars, muri kumwe na Mr. Elize nk'ibisanzwe. Uyu munsi nshaka kubasangiza amakuru atandukanye ngendeye ku bibazo nagiye mbazwa n'abantu benshi badukurikirana, haba ku mbuga nkoranyambaga zacu, hano ku muyoboro wacu wa Eli Scholars ndetse no kuri WhatsApp. Ibibazo mwagiye mutoza bitandukanye, uyu munsi ngiye kubaha ibisubizo nk'uko mugiye kugenda mubikurikirana neza mwitonze. Ibi byose ni ibintu bijyanye na Greencard. Bamwe bagiye bambaza ati ese iyo ukoze Greencard application hashobora gucamo igihe kingana iki kugira ngo results zize? Se iyo results zije hakurikiraho iki? Ibyo nibyo bintu byose tugiye kureba hamwe. Tugiye kureba process yose kugeza ugeze muri Amerika. Ese ni bikostinga amafaranga angana iki kugira ngo mbe naturayo cyangwa nagenda? Ese mu gihe results zaje ngasanga sindi selected, nshobora kugerageza amahirwe mu gihe haboneka indi lottery umwaka ukurikiyeho? Ibibazo byose muri kwibaza n'ibindi byinshi bitandukanye mushobora kuba mutaragezeho mumbaza hano, mumenye ko mugiye kumenya buri kimwe. Tunyarukiye kuri website yabo travel.state.gov ya US Department, turasangaho amakuru yose ajyanye na process yose kugeza guhera ukoze application kugeza application uyisoje, ndetse kugeza kuri step ya nyuma ugakora n'ama interview ukagenda ukajya gutura USA. Tugendane mbabwire ibintu byose mushaka kumenya. Mwari mufite amatsiko muri benshi cyane, nkuko nabasezeranyije. Dore ngizi steps hano zose uko zigera mu 9 nkuko muri kuzibona. Ngiye kubasobanurira buri step ukuntu biba bimeze, hanyuma mwe mwamenya ngo ibintu byifashe gutya, mwe musobanukiwe neza Greencard application, akamaro kayo n'ikintu igiye kubafasha mu minsi iri imbere. Duhereye kuri step 1. Step 1 rero niyo twita submit an entry. Submit an entry no kuvuga ngo ni gutya dukora application. Ku bantu mutarakora application, murebe muri video description, harimo video nabatanze irimo process yo gukora application ndetse n'ibintu byose ukeneye kugira ngo wohereze iyi application yawe, nawe utegereze nk'abandi bose bamaze gukora application. Submit an entry rero nukuvuga ngo ni kuriya twatanze application yacu, twohereza imyirondoro, twohereza amafoto, niyo twita submit an entry. Iyo niyo step ya mbere. Buriya tuvugana kugeza ubu hamaze gukorwa step 1. Step ya mbere niyo imaze gukorwa, hanyuma hakurikiraho step ya kabiri. Byagenze gute? Ikindi ni ukuvuga ngo abantu mwasoje step 1 ndizera maze kubona ama confirmation number nkuko bari kugenda babivugamo hano. Ni ukuvuga ngo iyo usoje step 1 baguha confirmation number. Abantu mwagiye muzibona, ndizere ko mugomba kuzibika neza kuko izi nizo zizifashishwa harebwa results zanyu ko zizaba zifashe. Step 1 muhabwa confirmation number, mukayibika, mukazifashisha mu kureba results. So tujye kureba step ya kabiri. Step ya kabiri ikurikiraho ni iyo mumaze gukora application. Iyo mumaze gukora application, step ya kabiri ni selection of applicants. Rero kuri stage niho bono batangira kugenda baselectinga, batoranya abantu bagomba guhereza iyi green card. Nkuko byagiye bisobanurwa hano kuri step ya kabiri ya selection of applicants, buri mwaka department ya state igenda ikora random selection. Ni ukuvuga ngo bagenda bakora selection, nta kintu kindi bagendeyeho, biri random. Bakaba baha amahirwe abantu batandukanye bitewe n'amaviza ari available muri USA, nkuko nagiye mbasobanura mu video yatambutse. Naha ngaha ndumva bari kugenda babigarukaho gake. Ni ukuvuga ngo iyo wuje ira entry form kuri step ya mbere, ukaza gucheckinga then hano ukareba results ugasanga wabaye selected, nabwo muramenya ngo haza gukurikiraho iki nyuma yo kuba selected, nize process nize steps zikurikiraho. Ikindi niyo waba warakoze application, niba uzi ko wakoze application ariko ukaba warabuze confirmation number yawe, ikintu nakwizeza nuko results uzazimenya
bizabereka uburyo muzareba results, muzifashisha umwaka mwavukiyemo ndetse n'amazina kugira ngo mube mwamenya ibisubizo byanyu. Nimba warabuze confirmation number rero ntago ari ngombwa ko wakongera gukora application ku nshuro ya kabiri, kuko iyo ukoze application ku nshuro ya kabiri bikugira disqualified wari qualified. So ubwo rero abantu mwabuze confirmation number mwumve mutuje rwose, nimujye kwirirwa mwongera mwagerageza gukora application ngo nuko mutabonye confirmation number. Still n'ubundi iyo wamaze kohereza application n'ubundi ntago confirmation number ushobora kuyibona mu gihe wari wabyohereje. Mu gihe wayibuze utarayisavinga ntuzigere wongera gukora application, urategereza ibisubizo bikazatangazwa, nawe ibisubizo byawe uzabimenya ntugire ikibazo na kimwe. Okay, dukomeze na step ikurikiraho. Hano muri selection of applicants ikindi kintu nanone mugomba kwitondera, bavuze ko mugomba kunotinga, no kuvuga ngo department ya state ya US nago ijya itanga email notification cyangwa ngo itange ama email ku bantu bagiye bakora application ibabwira ko babaye selected, bakora steps kuryo banyuze kuri email yabo. Nago ijya itanga email ahubwo abantu babaye selected tuzabireba tunyuze muri iyi website yabo, n'ubundi bazaduhereza link yo gucekinga, yo gukora check up. Niyo mpamvu mugomba kumenya amakuru yose y'ingenzi kugira ngo hatazagira abascammers bakwitwaza iyi DV application maze bakabascaminga bitewe nuko mudasobanukiwe. So niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo tubasobanurire, mujye mumenya ibintu by'ingenzi ku buryo mwakwirinda n'abantu babascaminga bitwaje gahunda ibihari yizewe ariko bo bakashaka kubinyuza mu bundi buryo butemewe. Kadukomeze na step ya gatatu. Step ya kabiri irangiye hakurikiraho step ya gatatu. Step ya gatatu no kuvuga ngo if selected ni noneho iyo mbaye selected bigenda gute? Iyo mbaye selected bigenda gute? Hakurikiraho iki? No kuvuga ngo iyo wabaye selected, iyo utabaye selected ndababwira namwe yenda abantu iyo utabaye selected nta yindi step nyine ubwo bigarukiyeho, ariko uba wazagerageza gukora steps ukongera ukagerageza amahirwe yawe umwaka utaha. So ku bantu bazaba babaye selected rero ku step ya gatatu, dore ni bimwe mu byo mugomba kumenya. We encourage selected entrants to complete online DS 260 application immediately to schedule interview appointment at appropriate US embassy or consulate. No kuvuga ngo hano iyo wamaze kuba selected hari form nanone batanga ya online yitwa DS 260. Iyi niyo form twuzuza, hanyuma twamara kuzuza iyi form ikazadufasha kuba baduha appointment cyangwa se igihe cyo gukora interview bitewe n'igihugu uherereyemo. No kuvuga ngo interview ikorera kuri embassy ya buri gihugu cyawe uherereyemo, ukorera kuri embassy yabo ya USA. Nk'abantu bari mu Rwanda muzakorera kuri US embassy iri i Kigali. Abantu bari mu Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye, namwe ama embassy yanyu ya USA yaho agiye aherereye niho ama interview muzayakorera. Nkuko bakomeje kugenda babivuga, ntago iyi department ya US izigera yohereza abantu ama email notification ku bantu babaye selected. Nkuko nabibabwiye tuzabireba duciye muri iyi website yabo, hanyuma dukoresha iyo link ducekinge, hanyuma para kubona umuntu wabaye selected tuzakurikizaho iyo step yo kuzuza DS 260 application. Nabwo ni link tuzakoresha tuzifashisha, hanyuma twuzuza iyo form, nitumara kuyuzuza tuyohereze nkuko bikwiriye. Kuvuga ngo ukimara kubona ko ukimara gucekinga result ukabona ko wabaye selected, ikintu cyihutirwa nuko ugomba kwihutira gukora steps zikurikiyeho kugira ngo ibintu byose bikurikiraho bizagende neza, haba gukora interview ndetse na step zindi zisigaye nko ngiye kuzibanyuriramo
kugira ngo hano musobanukirwe neza kugira ngo hatazagira umuntu uba selected hanyuma agacikanwa bitewe n'uko atamenya amakuru akenewe. Ikindi nanone cy'ingenzi ni ukuvuga ngo abantu bose baba selected ntabwo ariko uba direct wemewe guhita uhabwa visa ako kanya, kubera ko ugomba kuba nyine wujuje requirements zose nk'uko zagiye zitangwa na US law, nk'uko itegeko rya US rigenda ribitangaza. So abantu bigeze kugerageza green card y'ushize, dore iyi niyo link for checking results. After umaze kuba selected ni ukuvuga ngo kuri step ya 4 hakurikiraho iyo twita confirm your qualifications. Guconfirminga qualifications bikorwa gute? Nicyo kintu ngiye kubasobanurira, hanyuma mumenye mubimenye nk'uko bigiye bisobanurwamo hano. Nk'uko nagiye mbibasobanura muri video zanjye zatambutse, DV cyangwa se Diversity Immigrant Visa Program isaba umuntu wakoze application ya DV kuba afite nibura high school education cyangwa se indi equivalent yayo, cyangwa nabisobanuye neza muri video zanjye zibanza, ntabwo ari itegeko ko ugomba kuba uyifite. Ushobora kuba uyifite cyangwa utayifite ukaba ufite 2 years of qualifying work experience nk'uko byagiye bisobanurwa under provisions of US law. Iyo udafite kimwe muri ibi byavuzwe, udafite either education cyangwa udafite iyo qualifying work experience, ntago uba uri eligible for diversity visa. Ni ukuvuga ngo uba eligible igihe ufite 2 years of experience of work cyangwa se ufite high school education, kimwe muri ibyo. Nyuma ya confirm your qualifications hatakurikiraho step yo gusubmitinga, ariyo step number 5, submit immigrant visa and alien registration application. Nyuma ya step ya 4 hakurikiraho indi immigrant visa alien registration application. Iyi rero ikorwa gute? Nibyo bintu ngiye kubabwiraho, hanyuma mumenye ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Hano kuri submit immigrant visa and alien registration application, umuntu wakoze application ndetse n'aba family members be bose bari nk'uko yabashyizeho, bagomba completing iyo twita form DS 160 nk'uko nagiye mbibabwira. Iyi form urayuzuza. Ikindi uzakenera gutanga kwintaringamo DV case number yawe muri online DS 260 form kugira ngo accessing ndetse wapredating information zikwerekeyeho ndetse n'aba family members bawe wagiye utanga ugikora application. Ni ukuvuga ngo aha ni hamwe nanone abantu bibazaga ibibazo byinshi, bakavuga ati ese ndamutse narakoze application ari umugore n'umugabo yenda nta mwana dufite, hanyuma nkaza kuba selected twarabonye umwana. Ni ukuvuga ngo hano nibyo bari kuvugaho. Iyo urugero mwari mwakoze application muri mariye nta mwana mufite ariko ukaba selected nyuma mukazaba mwarabonye umwana, ni ukuvuga ngo hano umwana wawe umwongeraho then nta kibazo biteza kabisa. N'ikindi kintu nanone mugoye gusobanukirwa neza hano, ni ukuvuga ngo ikintu bazagusaba cyonyine ni document yerekana cyangwa se improving isano mufitanye nyine, improving relationship mufitanye. Iyo document niyo izabikonfirminga then umwadingeho, nta kibazo na kimwe kindi kibayeho. Nyuma yo kureba step number 5 tugiye kurebera hamwe step number 6. Ndibutsa abantu muri kudukurikirana ko wowe utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye y'ingenzi tubagezaho, haba guidance, scholarship application, internship ndetse green card ndetse na opportunities nyinshi cyane z'ingenzi zigenda ziboneka tugenda tubagezaho.
abantu benshi bagiye bibaza ngo ese ngo na document ngo basaba ngo zimeze ngo za diploma ngo basabe ID basabe ibyangombwa bitandukanye mwagiye mwibyibaza kuri step ya gatandatu tugiye kureba step ivuga ngo prepare supporting documents. Iyi ni step ivuga ngo document ugomba gutegura kuba wateguye kugira ngo ube wazitanga ni izihe. Tugiye kubirebera hamwe hano nk'uko bagiye babivugaho kuri iyi official website ya USA. Ni ukuvuga ngo hano muri iyi step bari kubisobanura neza, ntago abantu babaye selected basabwa kohereza supporting document cyangwa andi madokumenti asabwa banyuze kuri KCC. Iyi ni system yakoreshwaga mbere ariko byaje guhinduka, ntago iyi ngiyi ariyo form bagomba kunyuraho bohereza, ariko ikintu kigomba gukorwa stili ya form ya DS 660 yo igomba kuzuzwa nk'uko byari bisanzwe bikorwa, ariko hano hari information nshyashya batanze zerekeye n'iyi document submission. Nk'uko bari kubivuga hano, document submission yo kuri KCC yabaye suspended, ntago ikiri gukoreshwa, gusa hari gukoreshwa ubu buryo ngiye kubabwira. Ni ukuvuga ngo si bikiri ngombwa ko umuntu submitting izi document kuri KCC nk'uko ndi kugenda bibasobanurira, ahubwo supporting documents abantu babaye selected bazaya collectinga agende abe evaluated mu gihe abaye selected bazaba bagiye gukora interview kuri embassy. Nk'uko nagiye mbibabwira ko bitewe n'igihugu urimo niho uzakorera interview. So ubwo ngiye kubereka amadocument ari additional, amadocument yandi, ayo supporting documents se ni ayahe, kugira ngo umenye ngo ni ayahe madocument ugomba gutegura mu gihe uzaba warabaye selected. Ni ukuvuga ngo aya ni amwe mu madokumenti nk'uko ngiye kuyabereka azaba akenewe mu gihe uzaba warabaye selected. Ugomba gutegura ibi byangombwa kandi biri translated, nimba babiguhaye biri mu Kinyarwanda ugomba kugira na kopi yabyo biri translated mu Cyongereza, mu rurimi rw'Icyongereza. Document ya mbere ni birth certificates nimba muri family. In case uri single, uri unmarried, ubwo bivuze ngo uzazana birth certificate yawe wenyine. Iyo ari family uzazana birth certificate ya buri muntu. Ni ukuvuga ngo birth certificate murazizi, abantu benshi mujya mukora musaba serivisi zitandukanye, hari aho mwazikoresheje n'abatarazikoresha ntabwo ari ibyangombwa bigoye kubibona. Iyi birth certificate muzayishaka, nimara kuyihabwa muze mwongere musabe indi document ya court and prison records. Iyi ni document nayo isaba yerekana ko utakatiwe n'inkiko. Iyi nayo murayihabwa, ntago ari process igoye cyane. In case waba selected waba utangira gushaka izi documents hakiri kare ukaba uzibitseho, kuko in case uzajya gukora interview uzagenda uzitwaje, hanyuma bazikorere checking ube wakora interview yawe nta kibazo na kimwe gihari, ku buryo process zose wazisoza neza. Indi document ku bantu bakoze mu ngabo z'igihugu bagomba kujyana iyo bita military records. Ku muntu wakoreye urwego rw'igihugu mu bijyanye n'ingabo cyangwa se mu buryo butandukanye ariko ari muri military, agomba gutanga iyi military record. Iyi military record ibikenewe. Umuntu rero wakoze muri police, umuntu wakoze muri polisi nawe ari certificate agomba gutanga. Iyi certificate nayo ibikenewe, aba agomba kuyishaka kugira ngo ibintu bye bizagende neza nta kibazo na kimwe kivutsemo. Ni ukuvuga ngo ariko ifiteyo amabwiriza menshi hano ayigenga, ndeka nze mbanyuriremo mu ncamake vuba vuba iby'ingenzi muhite mumenya ukuntu biba biteye. Yes, kuri police certificate ni ukuvuga ngo hari igihugu ushobora kuba urimo ariko batajya batanga iyo police certificate. Iyo iri unavailable cyangwa yego iyo idahari bitewe na deadlines z'igihugu cyawe, ntago ari ngombwa ko uri gusubmitinga iyi document cyangwa se uyijyana. So niba udashobora kuyibona ariko bitewe n'izo mpamvu zitandukanye,
ukora ukora inyandiko ibisobanura neza, then iyo nyandiko niyo witwaza nta kibazo na kimwe kabisa, ugakurikirana neza ibisigaye. Ni ukuvuga ngo iyo document hano mu byumve neza, ntabwo iyi policy document certificate cyangwa se hariya kuri military ari buri muntu wese uzisabwa. Ni ukuvuga ngo iyi polisi isabwa n'umuntu wakoze mu gipolisi cy'igihugu runaka bitewe n'igihugu urimo. Noneho iriya yo igasabwa uwakoze mu ngabo z'igihugu bitewe n'igihugu aherereyemo. So reka dukomeze n'indi document ari nayo ya nyuma isabwa, ugomba guhita ushaka, iyo bita photocopy of valid passport biographic data page. Iyi document ukimara kuba selected ugomba guhita ushaka iyi document rwose, kugira ngo bitazakubera imbogamizi. Iyi document ni pasiporo, ni ibintu byumvikana, iri valide. Ndizera muri kubyumva neza cyane nk'uko bisabwa. Yes, nyuma yo gusoza step ya gatandatu tureba amadokumenti azakenerwa, tugeze kuri step ya karindwi ya interview. Hanyuma muri interview, nyuma y'uko Kentucky Control Center, iyo twita KCC, imaze kuriviewinga form yawe ya DS 660 wamaze kuzuza, wakira email ivuye kuri KCC ikumenyesha yuko interview yawe yabaye scheduled kuri US Embassy. Yes, nyuma yo kukubwira ko interview yawe scheduled, email izabikuguidinga gukora login muri electronic diversity visa cyangwa se iyo twita EDV website iriya tunyuraho tugiye gukora application ya Greencard. N'ubundi ukoresheje confirmation number yawe, uzifashisha confirmation number yawe kugira ngo umenye ngo itariki ni iyihe, isaha ni iyihe, ni hehe nzakorera interview. Hanyuma numara kubimenya, uzahita printinga izi information uzibike kugira ngo zigufashe kuba wazamenya igihe cyo gukorera interview. Ni ukuvuga ngo buri wese uwakoze application, ni ukuvuga ngo kuri wowe wakoze diversity visa ariko ukaba ufite family, mu gihe cyo gukora interview, ni ukuvuga ngo buri mu member wa family yawe agomba kuba ahari kuri interview yawe. Niko bigomba kuba bimeze. Ku muntu wakoze ari individual, we azajya gukora interview nyine ari individual n'ubundi ari wenyine, ariko ku muntu wakoze afite aba family members azajya gukora interview ari kumwe n'aba family members be. Yes, nk'uko ndi kubabwira, ugomba kuba uri kumwe n'umugore wawe, niba ufite umugore uri kumwe n'abana, in case ari umugore wabaye selected ari kumwe n'umugabo we n'abana. Yes, mu gihe bafite. Ariko ku muntu utabafite, we agomba gukora interview ku giti cye wenyine. Ni ukuvuga ngo ukimara kuzuza ya form ya DS 660 ihita iba available kuri US Embassy, bakabanza bagacekinga bakareba, hanyuma bakaba baguha schedule cyangwa se bakagushedulinga igihe wazakorera interview. Ntago ukeneye kwirwa wowe wuzuza application nshyashya, wapi. Ahangaha nibo bagushedulinga igihe uzakorera. So ndumva ibintu bya interview byumvikanye ku bantu batagize ikintu mumva bakumva hari ikiri kubura batasobanukiwe neza, mwajya muri comment mukambaza, nkabafasha kumenya byinshi birushijeho. Dukomeje na step ya 8 ya prepare for the interview. Nuvuga ngo ukimara guhabwa kuzuza ya form, ukaba scheduled for interview, hakurikiraho prepare for the interview. Ikintu wagakwiye kumenya cy'ingenzi hano, important notice ihari, nuko ugomba kumenya ibi ngibi. Mu gihe utitwaje za documents zose nko nazibabwiye ziba zisabwa, cyangwa se documents zikenewe kugira ngo ukore interview, your case yawe ishobora kuba ishobora gutinda cyane bitewe nuko utigeze wubahiriza document ngo bagusabye uzijyane zuzuye. Bishobora gutuma usubira kuri embassy bakaguha indi tariki, cyangwa se visa yawe ikaba yatinda cyangwa ikaba denied bitewe nuko ntabwo wigeze wuzuza document mu gihe wabaye selected. Ubundi bagakwiye guhita uzikurikirana zose ukazitegura ku buryo uhita uzishyira kuri gahunda, bazaguhamagara ukazitwaza.
nyuma yo kuba wamenyeshwa igihe interview yawe yabaye scheduled, ugomba gufata izi steps z'ingenzi zikwiye gukurikiraho. Icya mbere, ugomba kwitondera ukareba neza information zijyanye na interest status check kuri EDV website, zikumenyesha itariki, isaha ndetse na location y'ahantu uzakorera immigrant visa interview. Hanyuma step ya kabiri, ugomba kureviewinga US Embassy interview instructions. Ugomba kumenya amategeko agenga interview, ukamenya ngo interview biba bimeze gute. Hari andi mategeko yiyongeraho agenga interview atangwa na US Embassy. Ni ukuvuga ngo mu gihe utakurikije amabwiriza cyangwa se utakurikiranye neza ngo uyamenye, ibyo bintu bishobora nabyo gutuma utsindwa interview ukaba wasigara kandi wari selected. Ku bantu bakeneye kumenya amakuru yisumbuyeho birenze ndetse bashaka no kuzamenya izo instructions, ndetse n'abantu bazaba selected, mwese nubwo mutaramenya ngo nabaye selected cyangwa se ndaba selected, igihe time izaba igeze mugomba gukurikirana neza instructions zose kugira ngo hirindwa ko wasigara bitewe no kutamenya. Niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo musobanukirwe buri kimwe cyose gikenewe. Hano hari liste y'ama embassies ndetse n'ama instructions agenga. Ku bantu bashaka kuzabibona, I will provide this link ku buryo buri wese azigereramo akanareba izi embassies ndetse n'izo instructions. So ku bantu bazaba selected rero, you have to know everything and make research kugira ngo ugende umeze neza. Muri preparation of interview tugeze kuri step ya gatatu, ugomba gushedoringa ndetse ukana completing medical examination. Hano ubu usabwa gutanga medical appointment ku muganga wemewe akagukorera medical test nyuma yo gufatwa ibizamini bya medical, ndetse ugahabwa n'inkingo mu gihe hari aho bisabwa. Mbere y'uko ujya gukorera interview, ibyo byose bigomba kuba byitaweho ku buryo medical exam yawe iba yarabaye completed. Ugomba kuyizana kandi iriho seal, uko bayifunze neza utarayifungura, ukayizana muri visa interview. So uyu muganga wemewe niwe ugomba kujyaho, akayiguhereza izo results, agahita azohereza direct kuri embassy. So mu bantu, aya ni amwe mu mategeko cyangwa se muri instructions zigenga kuba wajya gukora interview. So ugomba kuba witeguye rero, ntabwo ari ugupfa kugenda uko ubonye utari prepared, nta information ufite. Abantu benshi hari abajya baba selected ugasanga kubera kubura information ugasanga biragoranye, bibaye byatuma batagenda kandi bari selected, amahirwe akabacika gutyo. So abantu muri ready, mugende mukurikirana information zose, mujye mukurikirana information cyane cyane kugira ngo mumenye information zose mukeneye kugira ngo mube mwakora ibintu byanyu bicemo neza. Tugeze kuri kane. Kuri kane ugomba gufata amafoto yose ndetse na documents zose neza ukazishyira kuri gahunda, then ukabyitwaza, ndetse muri document harimo kujyana appointment information uba wagize printinze uyikuye kuri EDV website. Appointment baba baguhaye ukayidownloading ukayiprintinga, confirmation page ya DS600 nayo ukayiprintinga, passport iri valide ifite amezi 6 irimo for you and the family member beyond intended date of entry into US, nibura harimo 6 months mbere yuko ujya US. Ikindi ugomba kuba ufite original document or certified copies of civil documents, nk'uko document murazizi nagiye nzibanyuriramo. So ugomba kuba ufite document ya mbere ya qualifying education cyangwa experience,
deportation document. Iyi ngiyi deportation ni ku bantu bari applicant who have previously deported or removed that government expense from United States must obtain. Hano ni ku muntu wari wigeze kuba US, so iyi niwe ireba. Ku muntu utarigeze abayo ntabwo imureba iyi document. Marriage certificate ku muntu uri married, marriage termination document mu gihe documentation mu gihe habayeho termination ya marriage, cyangwa se habayeho iyo twita divorce, cyangwa umwe nk'umufasha w'undi akaba like umufasha umugabo runaka cyangwa se umugabo w'umugore runaka yarapfuye, ubwo hagomba gutangwa certificate ibihamya. 5, review additional information. Hano ni ukugenda ureba information ziri additional, so before interview uwo umuntu wakoze application cyangwa se applicant agomba kwishyura payment ya diversity visa fee. Iyi fee ingana n'amadolari 330 per person, amadolari 330 ku muntu. Iyi fee idasubizwa, ni fee idasubizwa. Ifi itangwa mu gihe uri hafi kujya gukora interview before. So iyi fee ishobora ntabwo isubizwa wabona visa utayibona. So ushobora kutabona visa, bivuze ngo iyi fee iyo utayibonye ntago isubizwa. Payment procedures zigenda zigenwa bitewe n'igihe bagiye batanga instructions, so muzazimenyeshwa abantu muzaba selected, bazimenyeshwa kugira ngo mubone ko byose mubikurikirana. Hanyuma uvuye kuri interview ugenda ukajya kuri step ya applicant interview ya 9, applicant interview. Hano noneho niho uba wateguye ibintu byose wabitanze, ukaza ukareba ngo interview ninde ugomba kuyitabira. Applicant interview rero ukimara kwegeranya ibintu byose ukajya gukora interview ninde hano ukwiye kwitabira interview. Niho ni wowe ufite umugore ukamujyana ndetse n'umuntu uri unqualified unmarried children immigrant, muri kumwe ufite abana nabo ukabajyana. Umugore wawe n'abana bawe bose ukabajyana ukajya gukora interview. Bo ntago babasaba gukora muri interview. Umuntu ukora interview niwe wabaye selected, hanyuma bo baba bari aho ariko wowe ugakora interview. Nyuma yo gukora interview urategereza bakagira bakaba bakontaktinga uko byifashe, bakakubwira igikurikiraho. Nagiye mbivuga ibyinshi, nagiye mbivugaho cyane byose, ibyinshi nagiye mbinyuramo. Hanyuma step ya 9 tujya kuri step ariyo ya nyuma ya 10. Iya 10 niyo step ya nyuma muri steps zose. Nyuma ya interview hakurikiraho iki? Ni ukuvuga ngo nyuma ya interview hakurikiraho yuko consular officer kwinforminga ikakubwira niba visa application yawe yabaye approved cyangwa se yabaye denied. Approved yemewe cyangwa yahakanwe. Visa approval ni ukuvuga ngo iyo yabaye approved bakumenyesha amakuru how and when your passport and visa will be returned to, igihe uzahabwa iyo visa ndetse na passport yawe. Visa denial igihe bayihakanye cyangwa se batayikwemereye, ntago uba wemereye kwakira visa. Ubwo nyine ahangaha nta visa baguha. Hano ni ukuvuga ngo ku muntu wakiriye visa, wabaye visa approval, when you receive a visa, ni ukuvuga ngo baguha passport with visa. Your diversity visa will be placed on a page in your passport. Uzayiplacinga kuri page muri passport yawe. Ikindi sealed immigrant packet, ibi byose ni ibintu byose bazagenda baguhereza packet iri sealed ifite document
ushobora kuzatanga USA ugezeyo. When you should travel ni ukuvuga ngo ushobora kugenda ryari. You must arrive and apply for admission in United States not selected than visa expiration date printed on your visa. Bakimara kuyiguha imara amezi 6 ugomba kuba waramaze gukora byose hanyuma ukaba wagenda. UCCIS immigrant fee ni fee wishyura nabwo bitendeye kuri instructions ziri hano muri iyi link. Ko nshaka iyi link namwe ndaza kubahereza link shaka more information mukaba mwayi accessinga hanyuma mukamenya byinshi. Entering United States hano iyo uri kwintaringa noneho wafashe utangiye kuba wagiye ni ukuvuga ngo hano hari instructions zigenga uburyo ugomba kuba wagiye. Hano ibintu bijyanye no kugenda ni ibintu byinshi bitandukanye. Nanone harimo izindi instructions zitandukanye zo ku bantu bashaka kumenya more instructions. Keep following for more information. Stay touch.